akajya gukorana ubukwe n'undi mugore ari we Samantha. Bikaba bigeze ubwo banyiriza kuri social media abantu bantuka bamurwamenye nibihe biruzi narahaye Gilbert. Byafashije nanjye convocation nyibona nishimye. Nibanze ubwo bame Gilbert yerekana ibintu byanjye byose namuhaye aho yabishyize. Mbese nawe uri kumwaka ibyawe? Nanjye ndi kumwaka ibyanjye kuko ikiganiro Samantha maze iminsi akoze na n'ubu sindasinzira kuva nakibona. Maze no kubona ubwo uduheruka kuduhuza ibitutsi yanutse ngo wakaraya we ngo kambaye impenure. Urumva yaranutse atuma mpaguruka ntayi nabigambiriye. Ese kuba dukurikira bako bavuze ko asenga. Umuntu usenga ni kure yakambajije. Nanjye mfite indaherero. Kandi ibyo mu kiganiro cyose naragikurikiranye yavuze. Ibyo ngibyo avuga ngo ntabwo ngo nakongera kumubona. Umuntu akunda uwashatse. Divorce ibaho. Sibyo? Nibami ibyanjye noneho impapuro zirahari. Ibyo namusigiye byose niba bimpe hanyuma ntacyo Gilbert asubirana umugore we. Bami ibyanjye. Sibyo? Sha divorce yawe ntayo nzitambika. Icyo ndicyo Samantha uvuga kuri azasanga ibyo yakoze mu bukwe byinshi ari ibyo Gilbert yagiye asinyira n'amafaranga ya nyuma namuhaye njya kuza muri graduation amfasha kwishyura ishuri. Byamugezeho. Mubwire ko ibintu byose yamenye ko umunani wose nari mfite ina nawaye Gilbert akaburya bikaba bibaye impfabusa. Nkaba nasanze Gilbert yarashatse undi mugore. Ibyo mbikubwire ko navuyeyo bose nabateguje. Mbese wari waje uzi kuje gukora ubukwe? Bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe. Nongeye kubasuhuza kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi. Kandi nizere ko mumeze neza mwese aho muri mu bihe bitandukanye abari mu Rwanda ndetse n'ari mu bihugu byanze mwese. Ndabasuhuje, ndabashimira ku nama n'ibitekerezo mugenda mutanga muri comment. Muri iminsi rwose muri gutanga comment nyinshi cyane nubwo harimo n'ibitutsi n'amagambo atari meza, ariko buriya nyine nabyo nta wabibarenganyiriza. Buri umuntu avuga ikintu kimurimo. Gusa nyine kuri uyu mudamu cyangwa umukobwa turi kumwe mwatanze comment nyinshi muvugaho mumubwira, ndatekereza nawe yarabyumvise. Rero uyu munsi impamvu nifuje kuganira nawe nuko hari ikiganiro nagiranye na Samantha ubushize. Ibi bintu byabo ni birebire, niyo mpamvu umuntu agomba kumenya kurikirana amakuru umuntu akamenya uko bimeze naho bigeze. Samantha atanze ikirego rega umugabo we ko biri kose ashobora kuba yaritabye, nta makuru mbifiteho. Ariko impamvu nifuje kuganira n'uyu nuko yemeye ubushize twaraganiriye yemera ko amwoherereza imyenda azayimwoherereza akayimuha ko nta kintu azayimaza. Ni byiza kutanga imyenda kubera ko wamugani ntabwo imyenda ari niyawe, umwemerera kuzayimuha. Ariko kugeza isa Samantha yatubwiye ko nta myenda uramuha. Ubwo nagira ngo tukubaze nk'umuntu wavuze ijambo tuzi kuko kuzarikora byagenze gute? Keza urakoze cyane. Mbere ndabanza no gusuhuza abakunzi ba Keza TV show. Nanabashimira umugani kuri commentaire ibitekerezo, ariko bitabujije ko ndibonagaye ndetse bamwe mu bakunzi ba Keza TV show sinatukana imbere ya kamera. Ariko hariho abantu bajyaho ukagira ngo sinzi ikinyarwanda nabivugamo. Ukagira ngo ntibarezwe pe, barakubwiye pe. Mva impamvu ke wenda naragera kure mbanje kuvuga ibi ngiye muri commentaire narazisomye ni nyinshi cyane, ariko narababaye. Hari abantu nabonye banshavuje wagiye ngo nibigeze barerwa pe nongeye mbisubiremo. Ke impamvu tuba twaje hano sibyo se, tuba twaje kugira ngo tugishe inama, kuko niba ari umunyamafuti bamubwire. Ariko harimo abantu muri commentaire sinzi uburyo nabivugamo. Iyo umuntu agiye kwifata ngo waciraya we ngo wagiki uriya muntu simuzi aho ari hose ndabizi aradukurikira cyane, akurikira Keza TV show. Ariko yumve ngo ngiye kwininda munenzi ndamubwiye ngo rwose ntabwo yigeze arerwa, yarorowe.
niwe n'umukunzi wa Samantha akaba amukunda ngaho basi nagerageze amufashe gushakisha Gilbert bagaruka amugarure mu rugo cyangwa se amushakire musaza we ko nabonye ko arakabije ibyo mvuga muri noze zanjye kwisindaya se umva ibintu byinshi yanyise sum ni benshi ariko impamvu ugende hano naratumirijwe kugira ngo nze nisobanure nese yagira ngo bagira ngo ngeho mbeshye ibyo nagiyeho nkavuga n'ubundi nibyo n'ubundi ndi buvuge sibyo Gilbert twarakundanye sibyo naragera kure ngo ngaho ngurujwe ndagira ngo mubwire ngo nge kuva ndi umwana arabo twiganye ari mu bwana bwanjye uko niko mvuga hatazongera kuvuga ngo nabore nge mvuga gutya bavuze ko wasinze ngo nabore ngo cyabore ngo icyo kiraya ngo dore bishatsi iyi mishatsi uri muntu simuza azanyireke ntabwo ndusha imisatsi myiza azagenda nabaze ibyiriya misatsi ko aho ikorerwa muri commentaire atanga reka mwisabira imbabazi simututse rwose ngewe nza gusubiza ibyo nabashijwe simpanganye nawe uwo duhanganye ni Samantha nawe ntacyo dupfa shaka kumenya ukuri kwa Gilbert na Samantha naho bari uriya muntu we azihane rwose kwitindaya ariko utariyo ntibikakubabaza sindasezerana nkuko babivuze ariko nanjye nkeneye ukuri nkuko mwantumiye ngo nze nsobanure nanjye naje gusobanura kwa rero twarakumvise wenda bagutuka nyine babyumvise buriya kugira umuntu inama wese ntago ari igitutsi ushaka kugira umuntu inama utamututse kandi akabyumva yes ariko benshi nabonye baratukanye we bera abantu sinzi pe bazi nibaze bashaki bajye kuzana Gilbert haze yisobanura kuko nanjye nese baragira ngo mpite nemera nanjye mpombe niba wabariye Samantha baramuzana he kandi ari wo mubitse nibaze noneho baze Samantha numvise nabonye ko yatanze ikirego baze mu rubanza bazamuvugire sibyo se ubwo tuba makuru bigeze he uba makuru ni wese yabaza kuko ni wowe ubitse ufite umugabo karagaciyemo Sama karagaciyemo abo bantu batanga commentaire bambabare nge sintukana rwose nge nararezwe ubwo karagaciyemo rero reka ngere kuri nyirizina kubyo mwantumiyeho banzu nsubize cyo nakubashije cy'impamvu wemeye kumuha imyenda ukabutarayimuha dore igihe nahereye mbabwira ati rwose simpakanye ko gusenga sibyo Imana yubahwe pe nabunga abantu bagiye mu kirokore cyane barakabije abasenga barokore ntibanyumve na keza ukuntu nako Samantha ukuntu nta bwenge afite umuntu aramubwengo azaza afata imyenda ye narayimwemereye urumva none aragira ngo nzongeye nikoreye imyenda nyimugemuriye kandi yirirwa avuga ko nagiye kumwiba sinagiye kumwiba naramubwengo imyenda najyanye iyo nabonyemo sibyo irahari igikapu ivarize iracyafunze rwose naramwemereye ko agomba kuza kuyitwara cyangwa se kohereza umuntu none sinigeze mubona abantu bangiriye inama barambwira ati nuyijyana yikoreye urabugiye usubiye mu rugo rw'abandi ubaye uri ngiye cyangwa se abadukurikiye bangira inama nongera ngiye nikorere varize nsubire mu rugo rw'abandi kandi ari kundega ko nagiye kumwiba nabo nibangira inama nawe mbwira imyenda ye irahari pe varize iracyafunze sinyihakana imyenda irahari n'ubu nashaka azayitware pe ntazanagira umuntu yohereza atazanambeshya cyangwa se muzazane ndabizura imarene ubwo ikibazo niwe utaraje kuyifata niwe utaraje gufata imyenda ye ashobora no kumbeshyira ati wenda azangirira nabi muzazanura imarene we ngiye imyenda ye nyimuhaye ijyane nta kintu na kimwe navumubwiye ko imyenda yitankwira nta mwenda we nkeneye azaza atwara imyenda ye ubwo iby'imyenda birakemutse hanyuma twaraganiriye ubushize byabaye ngombwa ko arega umugabo uko biri kose ntabwo wabiyoberwa dushaka kumenya aho bigeze ndacyakomeza gutangarira Samantha ibi bintu bigitangira nayo namugiriye impuhwe nababaye kuko mvuga ati Gilbert yarahemutse ariko aho bigeze maze gukurikirana ikiganiro Samantha amaze iminsi akoze amvuga ngo uko mwabonye ngo uriya mugore ngo nta mafaranga yo gukora ubukwe ngo yakwibonera ngo ntaki mu bantu ibyabaye byose babizi Gilbert amaze igihe kingana icyo akoze ubu bukwe nta kantu ushaka kukwibariza ntawe Keza ndetse n'abakunzi bacu bakurikiye Keza TV show Gilbert amaze igihe kingana icyo akoze ubukwe ese Gilbert niba avuga ko ari ngiye wamumutwaye amezi 3 niba avuga ko ari ngiye yamumutwaye nkuko bamwe nabonye bavuga ngo naramuroze Gilbert ntabwo yabanje kwihakana Samantha bwa mbere sibyo ntiyabanje kwihakana umwana none si icyo gihe ngiye nari impari bivuga ngo ngiye hagati yabo ahubwo bangize muri confusion
bankize muri confusion sindamenye ibyabo kuko nyimara kumva n'iki kiganiro Samantha amaze iminsi akoze uretse ko nubwo duherukana natashye nababaye pe natashye nababaye kugera kuri level nubwo natashye mvuga ngo sinzamuhara ariko natashye mbabaye kugeza kuri level yo gutekereza nanjye ku bagabo nasanze Gilbert nanga Samantha wenyine mukiye nanjye yarampemukiye ibyo kuvuga ngo yagiye kumurega nabyumvise bivuga ko yagiyeyo ndetse na convocation nayibonye Gilbert namubwiye azagenda yitabe sibyo nanjye nibantumiza nzagenda icyo mvuga ntacyo nishinje nakubwiye ikiganiro twatangiye nakubwiye ko njya kujya kwiga hari imitungo nayo nasigaranye y'ababyeyi banjye ngiye nemeye kugurisha Gilbert yari inshuti yanjye magara Samantha yavuze ko nta bushobozi nta bintu wari ufite ngo nta bintu nari mfite ahantu nagendaga nsinya ngewe mu kugurisha Gilbert yabaga harakansinyira amafaranga aho nayanyuzaga hose Gilbert impapuro zirahari yagiye yandika agasinya siniyumvisha rero ibyo uriya mugore ngo Samantha ngo yirivuga ngo nta bushobozi ngo nari mfite urumva ngewe ubushobozi nari mbufite nibijya no mu manza Gilbert ahantu hose amafaranga nagiye muha ayasinyira harahari nta bwoba bafite bwo kujya mu rukiko none se ubundi wowe hanini nta gihombo kinini ufite nk'icya Samantha kumutekerezaho cyane biri kuguma ngaruka mu kubera ko afite umwana yarasezeranye ubusa nanjye nkubwire ko ubusa nanjye numenya ko ntwite nanjye ndatwite hari inda ufite se yaguteye basi nguvuga uti kurwana n'umwana wanjye nawe abone uburenganzira kuri se suko yamenye abasitse hano kuri social media nabonye bavuga ngo dora gakecuru ngewe nibwo ndiko ndacyabyara kandi nakeceye ko nari negereje kugira ngo nzabane na Gilbert twariyubatse sinshaje kuko muruta cyane nashagishijwe no kujya gushaka ubuzima tuzabanamo sibyo jewe rero nagira ngo mbwire abadukurikiye none banabyumva niba ari uwo mwana afite nanjye ndatwite nakubwiye ko ugize ute nanjye mfite inda mfitibwiye ko yansanze muri Kenya ubwo yabeshyaga Samantha sinabikubwiye ubwo yabeshyaga Samantha ko yabonye akazi igihe yaraje kundeba muri Kenya yarahansanze Gilbert ubwo nageraga mu Rwanda nakubwiye ko na Saint Valentin twagize gute twarayifetanye icyo kinda cyo kirajyangisha jewe rero nanjye mfite inda niba ari umwana nanjye mfite inda Gilbert ahubwo nanjye wabigeze araryera imenge ubwo twese abana bacu azabarira nakiyondijemo nona oya nsuri ya munsi nago nagombaga guhita ngiye njya hano ngo mvuge ngo ndatwite Gilbert nago twabanaga nese nigeze ngo hakanira cyangwa namukanira abakunzi banjye ko Gilbert tubana mu rugo turabana no muri Kenya naje yaje kunyakira ngishika mu Rwanda twarabanaga Gilbert nanjye mfite inda ye murashaka ko yimanika mugamije iki cyese nyeneye ko yimanika sibyo aho bigeze maze kumva ikiganiro Samantha yavuze byandenze aho bigeze wa mugani bijye muri ubwo buyobozi ibyo nanjye nasigeje Gilbert ni byinshi ahantu ngiye yandika asinya hazigaragaza harahari impapuro zirahari abadusinyiraga barahari urumva sinyatire ze zirahari nzasubizwa ibyanjye none uko kuntu Samantha yavuze ngo nguriya mugore ngo nta bushobozi afite nibwo azabona niyo divorce nayibona nzareba icyo bazagabana ibyo namuhaye ntacyo singendera ku byabo bashatse pe nahari ariko giye ibyo nasigeje Gilbert nzi ko birimo gukora ubukwe n'amafaranga namwoherereje ndi muri Kenya byatumye nanjye nkennye naje ubu nta n'amafaranga nanjye na make nsigaranye mvuga ngo nzasanga ibintu byose Gilbert yarabiguze ko yarabinyemereraga kandi kuko nagize ahantu babaga hambwiye ati ibintu nabibikisha mubyara wanjye aba sanga ibintu birahari bishyashya rero sinigeze menya ngo nibyo ngo abantu bamaze gukora ubukwe narinzi ko ari ibintu byanjye ngiye gukoresha ubukwe ngiye abantu bankurikiye banyumve neza ntiyagira wongera kuntera ibuye nta kintu nigeze nsanga mu bintu najyanye gishaje kirimo n'imyenda igikapu kirafunze niba ariyo Samantha yifuza igikapu kirafunze ntayo nkeneye kwambara sinigeze nanayambara kubakurikira Keza TV show hari wigeze abona nari nambara umwenda wa Samantha ku bantu banze kuva nagera mu Rwanda hari umuntu wigeze abona nambaye umwenda wa Samantha ntawe imyenda irahari sasa rero nanjye nyeneye ko Gilbert hagaragara ukuri nanjye ibyo nagiye musigiraho yagiye yandika asinya bansubiza ibyanjye nabo mu byo bashakanye ntahari bazagura ibindi none Sara hari ikintu nshaka ko wongera ukatubwira wowe uratwite genda twite byanyabyo se byanyabyo igihe nazaga buriya nago nahise nishyira ku karubanda
hako nanjye mfite inda ya Gilbert byanyabyo mfite inda ya Gilbert arabizi se yabiyoberwa ate Gilbert ubu yaguteye inda nawe uratwite hari ibintu biba ku muntu rero njyewe Gilbert nubwo tutari kuvugana se wenda nta ameze nk'usigaye yihisha ariko njye ntangiye no kumugirira impuhwe ukiri aha ngaha nibarize n'abantu badukurikiye sibyo ukiri hano mbaze abantu badukurikiye ko ndakomeza kugaruka no ku bantu bari kutugira inama muri commentaire ko bantutse ngo kiraya ngo caramuroze njye sindinda nongere mbivuge ko nari kumuroga ibyo kugira ngo ankunde cyane kuki naba naramuroze guta akajya gukorana n'undi muntu bukwe kuki naba naramuroze agatinyuka akajya gukorana na Samantha ubukwe ibirozi nagize ngo byari kumufasha kugira ngo ahubwo ntanamenye ntanite kuri Samantha none ibirozi naba narahaye Gilbert byatumye yaba yarambeshye akajya gukorana ubukwe n'undi mugore ari we Samantha bikaba bigeze ubwo banyiriza kuri social media abantu bantuka bamurwamenye nibihe biruzi narahaye Gilbert byafashije nanjye convocation nyibona nishimye nibanze ubwo bame Gilbert yerekana ibintu byanjye byose namuhaye aho yabishyize mbese nawe uri kumwaka ibyawe nanjye ndi kumwaka ibyanjye kuko ikiganiro Samantha amaze iminsi akoze na n'ubu sindasinzira kuva nakibona maze no kubona ubwo uduheruka kuduhuza ibitutsi yanutse ngo wakaraya we ngo kambaye impenure urumva yaranutse atuma mpaguruka ntari nabigambiriye ese ko badukurikira bako bavuze ko asenga umuntu usenga ni kure yakambajije nanjye mfite indaherero kandi byo mu kiganiro cyose naragikurikiranye yavuze ibyo ngibyo avuga ngo ntabwo ngo nakongera kumubona umuntu akunda uwashatse divorce ibaho sibyo ni bami byanjye noneho impapuro zirahari ibyo namusigiye byose niba bimpe hanyuma ntacyo Gilbert asubirana umugore we bami byanjye sibyo none se ko byabaye ngombwa ko Samantha rega urumva yareze umugabo si wowe yareze ko biri kose ntago nzi niba bizaba bikurebaho ku buryo nawe bagutumiza ariko uko biri kose n'umugabo warezwe hanyuma wowe rero uravugira uti mfite indaye urifuza iki kuri Gilbert uramushaka nk'umugabo wawe urashaka gusubiza ibyo byawe wamuhaye muri make urifuza iki Samantha hari kunyumva reka mbariwe mbanze mubwire aho yicaye nyuma yinkangisha umwana nongeye mbisubiremo nanjye mfite inda ngiye sibyo ngiye ari kunkurikira nyumve nk'uko nanjye mukurikira nkamwumva sibyo ibyo kumbwira ngo yagiye ngo yaciye ngo yakoze ubukwe ibyo biramureba ubukwe yakoze ntabwo bundeba sibyo aho bigeze ubu nanjye nkubwire se ko sibo nakubwira ngo Gilbert turi kureba na gute Gilbert nanjye ubwanjye nawe ubwaranyibwira ko Samantha yamuroze nakwibwiriye ko tukiri abana yambwiye ko afite mubyara we sinabikubwiye yarambwiye ngo yisanze ngo ari gukunda Samantha namubajije nyine namubajije se Gilbert twicaye nyine maze kumenya ko mfite inda ndamubwiye se Gilbert ko wari uzi ko dutegura umushinga uzi ibintu byose twapanze kuva kera wemereye iki kunenda kandi uzi ko ufite undi mwana wemereye iki kuza kumbeshya kandi uzi ko wakoze ubukwe n'undi muntu na Samantha wambeshye yarambwiye ati kwi nakubeshye nanjye nisanze ngiye nararyamanye na Samantha sinzi uko byagenze ese amafaranga y'ubukwe ati jye nakubeshye ibyo wansigiraga byose nisanze ndi kugenda mbikora ndi kumwe nande na Samantha niyo wamerekezaga kujya kugura ibikoresho ese kuki wambeshye kubikoresha ukanabyo ubifotora ukambwira ko bihari kuko wajya unyereka nkabona ibintu byose warabiguze kuki wambeshye ati nanjye nisangaga Samantha ndi mu kwaha kwe ati ni nayo mpamvu kenshi nakubwiraga ko ahantu biri ariko amubyara wanjye ibintu by'uko ko byapanzwe n'igihe kirekire ubwo Samantha yaba ari wowe waroze ibintu biri kugenda bihindura isura gake gake nanjye mfite inda niba ari inda niba ari uwo mugabo ubu none aho bigeze
iyi nda nanjye nayibyara nk'uko Gilbert n'ubu namusigiye uwo mutungo sibyo nanjye umwana namubyara nkamurera nguyu namurera sibyo n'ibyo Samantha kwirirwa nkangisha ngo azajya kurega ngo umwana indezo twese tuzajye tuyibona ibyo byo mu rukiko. Ariko se indizo z'abana babiri Gilbert azazikura he ko yemeye kudukunda twembi yambeshye iki nanjye sinkimukunda rero n'iy'umwana umwe yarayibuze. Ubuze ngo ubwire ko mutante wanjye nakubwiye wari waranjyanye muri Kenya narabikubwiye amfasha kwishyura ishuri byamugezeho nkubwire ko ibintu byose yamenye ko umunani wose nari mfite ina nawaye Gilbert akaburya bikaba bibaye impfabusa nkaba nasanze Gilbert yarashatse undi mugore ibyo mbikubwire ko navuyeyo bose nabateguje. Mbese wari waje uzi kuje gukora ubukwe ke ntacyo nkubeshye nge naje n'abari hariya bose narabateguje n'abari inaha banjye ba hafi narababwiye ko nje nta kindi gikurikira uko naje nta kintu na kimwe gisigaye nzi ko n'ibintu byaguzwe n'amafoto urabizi narabikweretse byose njya aho kwa Samantha sinigeze mamusanga none se ko wakwiyemera ko nta myenda y'umwana nyine natwaye nagiye ndi igisambo nge Gilbert yari yarambwiye ko afite mubyara we windushye yafashije kugira ngo abantu babitse ibintu byanjye ababireberera kuki se niba naribye iyo myenda y'umwana kuki nayise abantu babana na Samantha mbisabire babanye na Samantha mu gipangu najyanye ibintu bahari bazambwire niba narigeze nsohora amatera nta matera arabeshya ivanize najyanye ni imyenda irimo amabubu mashya nabitwaye kuko narinzi ko ari ibyo Gilbert yagiye gufata he mu mujyi aho nayo naramubwiye azajya gufata imyenda kuko mbonye udufaranga duke nohereza ke navuye igihe nagiye kwiga ntabwo nibagiye ko abanyarwanda bavuze ngo akabi gasekwa nk'akeza ibyo avuga nta kibazo Gilbert naze twese duhangana barabisangiye nanjye bamereza ibyanjye sha divorce yawe ntayo nzitambika icyo ndicyo Samantha uvuga kuri azasanga ibyo yakoze mu bukwe byinshi ari ibyo Gilbert yagiye asinyira n'amafaranga ya nyuma namuhaye njya kuza muri graduating nakoze utuntu akantu gaciriritse mvuga ngo nzabifetera rimwe ndi hano nayo narayamuhaye nibakenyere bamijyanye arabyemera byose Gilbert arabyemera akambwira ko nawe yisanze ari kumwe na Samantha atazi ko byagenze. Tukiganira Samantha kibitubwira twumvaga ari ibintu nawe ufitemo uruhare nawe nyine uri mu bukwawe nawe ushaka gusenya urugo rw'abandi none kuri iyi nshuro niba hajemo by'amafaranga bamuhaye hakazamo iby'umwana utwite mwese urumva mwese muri kureba kuri Gilbert kandi Gilbert ni umuntu umwe ntatekereza ko afite ubushobozi bwakemura ibyo bibazo byose. Ubwo duherukana nakubwiye ko maze ameza igihe kingana ikingeze mu Rwanda amafaranga yo gukodesha amezi nari mfite yararangiye ubu mwumve ngo nta tanu mfite ari tante sinamuhamagara yarambwiye tuzabaga wifashe ubu naramubwiye ko ntwita ati byo birakure nako tutagize ngo wiringiye umwana w'umuntu wiringiye umwana w'umuntu cyakoze cyo wiringiye umwana w'umuntu avumwe koko sinsenga nkuko Samantha asenga nkuko agenda yitaka ariko abantu basenga ndabizi ko bavuze ngo wiringira umwana w'umuntu avuma singikeneye gusenya urugo rwa Samantha nibanze tujye mu maporo tubisubiremo byose umugabo yagiye ansinyira bansubiza ibyanjye ubundi Samantha namubwira iki subirana umugabo we ariko ibyanjye babinsubize nzabirera mu uyu mwana natanamufasha niyo ndeze nashaka zayireke nzi ko ibyo namusigiye mu mapuro birimo ibyo namusigiye byose nabimpa bizarera umwana wanjye naho uyu mugabo utagira uyu mugabo we sha sinzi ko uyu nguyu ubundi ikintu gihari nuko wowe na Samantha mwese mukeneye Gilbert
mubyumvikana mwese muramukeneye kuva nabona iriya convocation ntabwo turi kuvuga nashaka kumvugisha ko nta kintu gishaka kumva kuko mu bigaragara namaze kumenya ukuri ke ntako makanye ko rwose naje kumenya ko ubukwe bwabaye naje kumenya ko bwabaye naje gushakisha wa mukobwa w'inshuti yacu waje kubwira nyine Samantha makuru yacu wanamubwiye nyine ko mpari mubarisha ukuri kose nkuko wari wanyeretse amafoto nganga kubyemera nayo nzi ko ari baringa nawe yanyeretse amafoto yewe na Gilbert aza kumbwiza ukuri kuva uwo munsi nanjye ntago Gilbert nkimushaka sinyimushaka nk'umuntu rwose nifuza kandi abi wawe simpamvu ari wanjye yajya hese yubuza wajya nabanza nshakire ibyanjye yarabimaze nyine yabikozemo ubukwe yarazi ko ubwo nzenzanye ibindi naho yajya ariko simvugana nawe kuba ari iwawe nuko nta handi afite ho kujya yajya hese ubu Gilbert ageze ku kigero cy'uko adafite aho kujya afite iwe afite urugo n'umugore niba ari Samantha umushaka nye Samantha umushaka namusanga ariko ko nanjye atabizi nanjye nabyukije ntegereje umwavoka wanjye kuko ibintu byose nagiye ma Gilbert biri mu mpapuro ntago ari byabaringa nge ntago nari umukobwa w'igicucu wo kujya nubwo namukondaga bwose ariko tante naye namubwiye ko Gilbert tuzana arambwira turamenye uramenye mujye ugira ibyo umusugira ni nkuko wavana ukajya hanze ukagira umuntu usigira umutungo wawe ngo awugucungire mujye mubyandika ahubwo ndashima Allah cyangwa se Imana bitewe nuko umuntu asenga sibyo yo yatumye tante yanjye nubwo tutari kuvuga rumwe anyigisha ubwenge bwo kujya mu kintu Gilbert twandikiranye nanjye negereje umwavoka wanjye azaze tujye mu nyandiko nge sinzajya mu byo mu rukiko rwabo sinshaka niyo gatanya ibyanjye biri mu mpapuro nanjye biranditse birasinyiye baze ubwo nanjye bampa ibyanjye ndatomboye niba na Samantha hari n'ibyo afite we numvise ko anafite abo babyeyi sibyo na ba nyirabukwe na ba sebukwe bazafasha umuhungu wabo bamusubiza ibyanjye niba barabibakoreyemo ubukwe babafashe bansubiza ibyanjye Gilbert niba mufunga ko mwese muzamumuhombye Kise bazamufunga batampaye ibyanjye ariko icyo nzi cyo hari inzu bafite niba atari na nziza uko imeze kose inzu yahe ngo hari akazu ko numva bavuga ngo si keza ngo bazakagumamo nako kazagombe kagurishwe kavemo ibyanjye narabyumvise inzu ahantu Samantha ningeze kumva biganiriza buriya mugore se ngo aje ngo yihenura ubundi ngo twari twagiye gukora ubukwe ngo aziko ngo nta bintu ngo Gilbert ngo bimwe ngo yanyanditseho nabyo ndabishaka Gilbert afite inzu na Samantha niko numvise nibyo kwirwa ajyaho yirwa sabiri sha imyenda yirahe nta myenda ya Samantha yankwira nkuko bavuze sinzi nabonye muri commentaire ngumva ngo wakaraya we ngo dore ngo yanyweye amata ngo yengura agakecuru ndamaze nabaye umukecuru kuko nari negereje Gilbert wanjye ntakiri we ngi ubwo umayizo commentaire uzumuye musaza wawe nicyo kintu cyo nyene nakubwira kandi mbikubwiye kubera agahinda mbikuye ku mutima ni unatanga commentaire ukabukunda Samantha nkuko uri kumuvugira umushakiye musaza wawe nanjye umura Gilbert sinyimushaka ndashaka ibyanjye bariye tujye mu mpapuro ubwo niberangira bampa ibyanjye maze iyo divorce nibashaka bayiba umwana nanjye nzamwirira nzabikura mu mutungo namusigiye aho bigeze noneho Gilbert nubwo twamugize umunyamafuti yego kuko niwe yakoze amakosa ariko noneho mugiriye impuhwe ibyo bibazo byose uri kuvuga n'ibibazo Samantha ari kuvuga Samantha waragira ati nshaka indezo y'umwana inzu kwishyura kurya ni ibibazo nta bikoresho mfite byose barabitwaye ntago muri gutekereza kuri Gilbert basi ngo umuntu amugire n'impuhwe ke nakubwiye ngo ubu nanjye ahantu ndi singuciye mu ijambo niwe watumye ngira agahinda nanjye ahantu ndi si Nyamirambo nanjye ubundi gukodesha akazu ka chambrette aho narinzi ko ibintu byose byarangiye n'inzu tuzabamo amezi narinzi ko tugiye guhita dukora ubukwe baradusohoye maze ukwezi da ndi muri chambrette noneho mbibwira abakunzi ba Samantha bishime nanjye niba hari ubufasha bampa babumpe
maze ukwezi ndi mu bukode hano i Nyamirambo. kakanya suje gusaba ubufasha nawe None nanjye ibyanjye ko nabibahaye bakaba barabikoze mu bukwe, ndagenda nsubire se muri Kenya, subireyo ko navuye ambigurishije se ngenda ba ndakoresha iki? ubundi ukuntu byakagenze we nuko bidashoboka. Wowe na Samantha mwakabaye inshuti nk'abagore bafatanyije umugabo mugafasha Gilbert gukemura ibibazo byanyu, ariko mwebwe ntimubishaka kubera amashyari mufitanye nyine n'inzika n'ibibazo, kandi Gilbert nibamufunga mwese muzamuhomba. Kandi Samantha yirirwa ajya kuri social media ntuka nguko ngo mwabonye ngo kariya kagore ngo kabona no tugiye kubirebera mu buyobozi, nibwo Samantha azamenya aho amafaranga yakoze mu bukwe yaturutse. Tugiye kubireba convocation sinyihakana pe nanayishimiye, kuko nari nabonye muri commentaire abantu benshi bantutiriya convocation nayishimiye. Wenda nanjye narenganurwa. Iyo convocation nayishimiye pe nibize bijye mu buyobozi bansubiza ibyanjye biri mu mpapuro, ubundi iyo divorce bayikore. Nashaka subirana umugabo we, umwana wanjye nguyu simwanga, nzamurera mu byo nari narasigiye se. Nashaka zareke kumurera nzamwirerera. Ariko buri ikiza nuko biri mu buyobozi, ikintu kiri mu buyobozi kiba cyavuye mu maboko yacu. Buriya ubuyobozi buzareba igikwiye nibwo buzafata imyanzuro. Yego. Sorry hano. Tasoma ikiganiro cy'ubutaha. Murakoze.